dukunda kwerekana ko turi abantu badepe. Ngiye niyo nyine yo muye n'umugore akanturuka imbere wambaye igikanzu nk'iki, mpita ndeba mu ijosi, nkahita ndeba ku mutwe, nkahita ndeba inzara. Ibyananiye n'abagabo sindamenya kubamenya, ariko ibyo ngibyo ni ubusa. Ndabigisha amagambo ameze nk'adatuma mufashwa, ariko mukwiye kunguka Imana mu nzira zose mucamo, ntigira amaranga mutima. Haleluya. Mbere yuko nkomeza n'ijambo ry'Imana, numvise nashima Imana. Imana shima nuko nungutse kuyimenya. Imana ishima. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese wiki ukuri. Bose nubwo duteranye dukwiye kumenya Imana. Dukwiye kumenya iki? Dukwiye kumenya Imana. Naravuze nturi Imana itagira amaranga mutima. Ngo akahatwe ko naratangaye mushumba wanje gutinda mu bantu ni bibi. Uko Mose ngo yatindargana, uko yavaga ku Mana mu maso ye habatwika cyangwa batabasha kwihanganira kureba ubwiza bwo mu maso he, ngo uko yatindaga mu bantu bwa bwiza bwagendaga bumushiraho akagegera akitwikurura. Dukwiye kunguka kumenya Imana bikaduhesha kuyegera, kuko uko dutinda mu bintu tugatinda mu bantu, ubwiza bw'Imana bugenda bugira gute? Bugenda budushiraho. None uyu munsi waje gusenga ubw'Imana ngo wambwiye umugabo, wambwiye umugore, wambwiye inzu, wambwiye amafaranga. Oya, unguka kumenya Imana. Ibiguhaye itanabiguhaye iragumye kitwa iki? Imana. Katwongere dukomere Imana yacu amashyi menshi. Imana ishimwe. Mukanya tugiye kwakirana, twaririmbye ngo ni byiza kureba ab'Imana bateranye. Katwakire mwarimu wacu, tumusabe nawe aturamutse muri aya materaniro mu izina rya Yesu. Imana imuhe umugisha mwinshi. Reka nsabe turambure Bibiliya zacu, ndumva tuziranye cyane abantu ba hano. Kubashyitsi amazina ni yayandi, ni Umugwaneza Jani. Nshimiye Imana ko nongeye kuboneka imbere yayo, izina ryayo nihabwe icyubahiro. Nimurambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho ni icya mbere. Turasoma duhere ku murongo waho wa mbere. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'uwo mucyo, ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si we mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Muvuge ngo amen. Kadusome mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Rwandiko rwa kabiri Petero yandikiye abitorero. Rwandiko rwa kabiri Petero yandikiye abitorero, igice cya mbere. Turasoma n'umurongo waho wa kabiri. Ni page 241 mu isezerano rishya. Kadusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu,
na Yesu umwami wacu. Kansubiremo: ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Muvuge ngo amen. Haleluya. Reka dusoreze hano. Imana nibishima turavugaho yose. Dusoreze hano mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. N'ubundi Yohana yandikiye ab'itorero, ibice 2, ni hirya yaho gatoya. Turasoma n'umurongo waho wa 24. Kadusome no 25. Wavuze ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. 25. Iri ni ryo sezerano yadusezeranyije, n'ubugingo buhoraho. Muvuge ngo amen. Yesu ashimwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana umwanya muto, rifite intego ivuga kunguka kumenya Imana. Kugira gute? Kunguka kumenya Imana, cyangwa se kumenya Imana. Haleluya. Kunguka kumenya iki? Hunguka abantu bashoye. Siko bimezera? Iyo umuntu yashoye akajya gucuruza abakeneye inyungu, ndetse na leta igikenera, kandi ntago ari leta y'u Rwanda yonyine, ni ibihugu byose bajya bakenera umusoro ku nyungu z'ibyo wungutse. Niyo mpamvu mubona igihugu cyateye imbere, tukabasha kugira imihanda myiza. Terambere ry'abanyarwanda nuko hatangwa umusoro ku nyungu. Noneho uyu munsi rero tugiye kuvuga ngo kunguka kumenya iki? Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Mbere yuko nkomeza n'ijambo ry'Imana, numvise nashima Imana. Impamvu shima nuko nungutse kuyimenya. Imana ishimwe. Hari ikintu cyatuma umuntu adashima, ariko nshimye Imana ibanye nanjye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Kubivuga biroroshye, kubitekereza biragoye, ariko muri byose yitwa Imana. Haleluya. Biragatsindwa gupfusha umukobwa wari ugiye gushyingira. Ntabwo nakunze kubikoresha cyane mu gihe cy'urupfu, kubera yuko nta nzoga bari bakanyoye, ntiyari yakaje muri mpuzabikorwa, ariko ngira ngo ku kwezi nibwo yagombaga kuzamo. Sinakunze kubivuga, nagiye mbyihorera, ariko roturanti z'ukwa gatatu yarafite ubukwe. Rero biragatsindwa kubona ibyo bintu, ukabona bibaye, ukabona umwana apfuye bigutunguye, ariko irakomeza ikitwa iki? Kitwa Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Irakomeza ikitwa Imana. Irakomeza ikitwa iki yemwe? Irakomeza ikitwa Imana. Shimiye Imana rero yabanye nanjye, kandi tukwiye kunguka kumenya Imana. Haleluya. Dukwiye kunguka kumenya Imana, tukabyunguka. Imana ishimwe. Imana rero yabanye nanjye, Imana yakoze byose, Imana yagendanye nanjye muri urwo rugendo. Imana yarabikoze. Yagiye ngo uyu mugabo uyu nguyu ugiye kubigisha mu kanya niwe muhanuzi wa nyuma wampanuriye mbere y'ibyumweru 2. Ubu uyu munsi turi ku itariki 14, ngira ngo ubwo hashize ukwezi n'iminsi 4 tumushyinguye, hakaba hashize ukwezi n'iminsi 8 hari agiye. Magazani ushima Imana. Kubaho ni Kristo, no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'iki? Ukuri. Uyu mugabo twahuriye ku mudiyakoni wacu umwe, arambwira ati umukobwa wawe, ngira ngo ntiyaranazi ko ngira umukobwa, arambwira ati Imana irambwira ngo umukobwa wawe imuciyemo, ngo Imana imukoreye ubukwe bwiza. Arambwira ngo Imana imukoreye ubukwe bwiza, abanga ubwo bukwe buzahururirwa n'abantu benshi. Ambwira ibintu byinshi bijyanye n'ubwo bukwe. Mukomere Imana amashyi ko Imana yabikoze. Imana yarambwiye ko umukobwa wanjye atazakodesha, atazatura mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ko umusore uzamujyana azabatunze buri kimwe cyose. Amen.
kandi ngo nzaguha umukwe umeze nk'uko umutima wawe ushaka. Ngira kamere mbi nahitaga numva umukwe umeze nk'uko umutima wanjye ushaka. Amen. Nkahita numva umukwe nshaka. Ariko Imana yakunda kumuvugaho nkajya mvuga ko bwo umusore utunze ibyo bintu byose ninde nuwandi nuwe azaba ameze ati. Ndashima Yesu ko yamutwaye nyine akaba ariwe mutunzi w'ibintu byose. Kuva ngo nizi jambo ndi muri icyo gicucu ni muri icyo gikombe naravuze ngo se nize ufite umutima wese nk'uko nshaka bise nibyo nashakaga, ariko nsanga kumwe twinginga Imana cyane ngo Yesu adufatira abana. Yesu agira gute? Abafate bakizwe. Nyine nuko nyine ameze nk'uko umutima wanjye ushaka. Rero Imana yabanye natwe nuko byagenze, turaharanira kuzajyayo kandi dufite ibimenyetso birenze kimwe ku bugingo yagize gute? Yabubonye. Imana ifite ingabo nyinshi ikoresha ibintu byose byayo bikagenda neza. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Kari umuntu yanyandikiye nicaye hariya arambwira ngo hashima Imana niba yahageze nyine nuko ngo hashima Imana yatuye kure, ngo yiza kubitaratuye kure twari kujya kuyibaza. Wayibaza iki? Yobu se yarayitsinze, yari yatwaye abana 10 yarayitsinze, ntabwo yigeze ayitsinda. Dusomye ijambo ry'Imana hano. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Yohana agiye kwandika ubutumwa bwiza, Yohana akibona Yesu yamubonye ari ijambo w'Imana. Yangane baze ko makuru ayo mazi. Yari ijambo w'iki? Yari ijambo w'Imana. Yamubonye nka jambo w'Imana. Niko Yohana yagize gute? Niko Yohana yamubonye. Niko Yohana yamubonye nka jambo w'Imana. Ayiba ngo kandi amwitegereje ava ngo mbere na mbere hariho jambo, ava ngo kandi mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Yohana aba yamuhishuriwe. Ava ngo kandi uwo jambo yari Imana. Haleluya. Haleluya. Ava ngo habayeho undi muntu witwa Yohana ngo nawe araduka nawe araza ngo azavuga iby'uwo mucyo, ngo ariko si we wari umucyo. Ijambo nagendereye ngo nuko uwo mucyo waje kumurikira abari mu mwijima aricyo kiwuzanye, nuko jambo yaje ngo ariko abantu ntibamumenye. Kandi n'uyu munsi nubwo duteranye dukwiye kumenya Imana. Dukwiye kumenya iki? Dukwiye kumenya Imana. Naravuze nturi Imana itagira amarangamutima. Iyi Imana iza kuba wenda iyi Imana iza kuba nka data wacu ntabwo yari bunyicira umwana. Yego ati abana babiri ntabwo yari bumwica. Nta cyaha ndayikoreye ntabwo yari bumwica. Ariko irabikora kandi ikagumya ikitwa Imana. Amen. Irabikora. Imana itagira ikintu itinya. Dukwiye kunguka kumenya Imana. Imana yahamagaye Mose, kamubwira iti Mose, akayitaba. Imusanze kwa Yatiro aho yarari aragiye intama, iramuhamagara, imutuma kwa Farawo, ibwira ati jya kunkura y'ubwoko bwanjye bukomeye, genda ubuzane. Akajya avugana nayo. Mose niwe muntu wenyine wavuguruje Imana ku cyemezo yari yafashe. Imana bati jewe Mose bano bantu banteye umujinya kuko ngiye kubari. Mose ati have Abanyegiputa se nibabyumva bazaba ko wananiriwe mu butayu ukabica. Ibyo gukora ibyaha ntabyo bazi, ibyo uko bananiye kukwizera ntabyo bazi, ibyo uko bivovose ntabyo bazi. Bazaba kuri Imana y'inyantege nkeya.
azatubwo niwemeje kubisha hita unsiba mu gitabo cyawe, hita unsiba. Iramubwiye ngo ya Mose uncumuraho niwe nzahanagura mu gitabo cyanjye. Iramubwiye ngo noneho rero kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, nanjye ndigaruye ariko nzabicana ruto ruto. Baragendana. Ibaze nawe uyu mugabo Imana ibwe ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya iki? Nkakumenya izina. Tekereza umugabo wenyine rukumbi wasuraga Imana, bakabana bakaganira bakamarana iminsi 40, ngo iminsi 40 yashira kaza na Yosuwa yagumaga munsi y'umusozi. Umugabo akazagaruka ni ya masengesho ujye usenga akaba ati Mose twikira mu maso hawe haradutwika. Ngo akahatweko naratangaye mushumba wanjye gutinda mu bantu ni bibi. Uko Mose ngo yatindaga uko yavaga ku Mana mu maso ye habatwika cyangwa batabasha kwihanganira kureba ubwiza bwo mu maso he, ngo uko yatindaga mu bantu bwa bwiza bwagendaga bumushiraho akagegera akitwikurura. Dukwiye kunguka kumenya Imana bikaduhesha kuyegera, kuko uko dutinda mu bintu tugatinda mu bantu ubwiza bw'Imana bugenda bugira gute? Bugenda budushiraho. Niyo mpamvu na Yesu kumanywa ngo yirirwaga yigisha abantu bwakwira akajya hehe? Ku musozi. Mose agendana n'Imana iminsi 40 ikamuganiriza ikamuha amategeko akayamena. Iti Mose noneho nanjye urayabaza nanjye ndayandikaho. Umva icyo kiganiro mushumba. Nawe urabaza ibisate by'amabuye nanjye ndandika. Bakaganira ariko bagendana urugendo. Ngo bagere mu nzatari kubwo ati zamuka umusozi nkweke igihugu uzajyamo. Wari uzi ko utazakigeramo? Umvana. Nyumvira. Yaravunitse imuti nzangendana nawe. Nzajya mbaheka nkuruhure gahumura. Rambwita ndakure ntago uzakigeramo. Dore ngikiriya cya gihugu nakubwiye ngaho kireba ukitegereze. Irangije ngo imwiciraho iranamwihambirira bisoza. Haleluya. Bamwe baravuga ngo impamvu Imana yabikoze abateruji bamwe ngo nuko Mose ngo yakubise ku gitare kabiri kandi itegeko rwari ukugitegeka akakibwira ngo ndagutegetse zana iki? Amazi. Arewe ko yatubabariye se. Imana se ntago ari inyembabazi yababarira umuntu waraka yarakajwe n'abandi bantu? Wowe ndata n'umukanyiri buze kukubabarira. Ariko nge nareba imiterere y'Abisiraheli. Abisiraheli yabaza kugera ni Kanani bakamenya aho Mose yahambwe, bari kujya bakimirana bakagaruka bakaza gusenga igituro cye. Kandi mwibuke ko bari bafite amagufa ya Yakobo. Yakobo yabwiye ati muzirinde ntimukampambe muri iki gihugu. Bagendaga irya myaka bazengurutse amagufa ye bari bayafite ngo bazajye kuyahamba mu gihugu cy'iki cy'isezerano. Mose Imana ivuga iti ndakwicana nakwihambire. Ubwo se ninde muntu uri hano uruta Mose? Hari dukwiye kunguka kumenya iki? Imana. Bibiliya irambwira mu rwandiko Paulo yandikiye, oya ntago ari Paulo, no rwandiko rw'Abaheburayo nta muntu uzi umuntu warwanditse. Bamwe bageranya akavuga ngo ashaka kuba ari Luka ariko nta uzi umuntu warwanditse nyirizina, nta uruzi. Urwandiko rw'Abaheburayo warwanditse yavuze ngo abo bose Yohana 11:13 ngo abo bose bapfuye bakizeye kandi bari bafite ibyasezeranijwe, ngo babirebaga nk'ibiri kure, ngo bakava ko ari abashyitsi n'abimukira hehe mwisi, ngo nta kindi cyabibateraga, ngo nuko batekereza ko bafite yindi gakondo. None uyu munsi waje gusenga ubwiye Imana ngo wambwiye umugabo, wambwiye umugore, wambwiye inzu, wambwiye amafaranga. Oya, unguka kumenya Imana ibiguhaye itanabiguhaye. Iragumye kitwa iki? Imana. Kandi ngo abo bari bafite ubushobozi bwo gusubirayo iyo baturutse. Haleluya. Mugabo bita Yohana Batista ariyo twasomye hariyo. Yohana yanditse
Yohana w'ubutumwa bwiza na Yohana umubatiza, yanditse Yohana umubatiza avuga ngo niwe wabanje kuza avuga iby'uwo mucyo, ngo ariko siwe wari uwo musi, we wari umucyo. Yaje uyu muhungu yavukaga kwa Zakariya na Elizabeti, yari umwana wo mu batambyi, yari umwana uvutse ari ikinege, yari umwana umwe. Muneza amatwi. Kandi abatambyi iyo ibitambo byose byazaga byabaga ari ibyo kurya by'abatambyi, bakuragaho ibinure bakabishyira ku gicaniro, bikazamuka nk'umubavu w'umura neza, bikazamukira Imana. Izindi byose bisigaye bikaba iby'umuryango w'abatambyi. Amaze gukura ntabwo bitubwira amateka ya se na nyina aho byagarukiye, dore ukaba mubyara ajya mu butayu, amara y'imyaka 40 ingahe, 40 ngira ngo nibyo mwari, amara y'imyaka 40 atunzwe n'ubuki bw'ubuhura. Kandi ubwo nawe yari umutambyi, ari umwana w'abatambyi. Iwabo hari inyama, iwabo hari amata, hari ibinyampeke, hari abaja, hari abagaragu, hari n'abajabiriza. Aragenda ry'ubuki bw'ubuhura, akambara ngo umwambaro w'ingamiya uruhu. Nimureba ubwo buzima, aritanga. Yohana aritanga ngo ajye kuvumbuka, azavuga ngo yemwe nimwihane nimwana, kuko ubwami bw'Imana buri bati uwo turumbutse he ninde. Yohana araza, Yohana batiza Yesu, baraganira bajyana ikiganiro sindi bwatinde, ariko Herode baramufasha mushyize mu nzu y'imbohe. Ngo Yohana yumva ko Yesu ari hafi aho arimo avuga ubutumwa, avuga ati mwihute, imirimo arayikusanya. Nkuko nawe waje gushinga urubanza, wakusanyije imirimo, nawe wayikusanyije, wakusanyije amavuga butumwa, wakusanyije abapfakazi wambitse, wakusanyije icyacumi, wakusanyije ibyo ushyize kuri inyubako, ni Imana. Ntabwo igirira umuntu neza kubwa amasengesho menshi yasenze, ntabwo igirira umuntu neza kubwa miliyoni wazanye, ntabwo igirira umuntu neza kubw'uburebure bw'igihagararo, ntabwo igirira umuntu neza ko akiranutse cyane, ikugira neza kuko yabigambiriye. Nasomye ijambo ngo ntabwo irobanura ku butoni ngo cyakora igitonesha. Mosba Yohana batumye kuri Yesu bati icyambere naretse iby'abatambyi byarinda muyange, tavuga nka Paulo tinabitekereje nk'igihombo, nsigi wacu njya kumigenda gutya, n'uyu munsi nambaye uruhu. Icyambere mama wanjye na mama we nababyara. Babyumva ibyo tubara. Shemu ni mwarimu, ni mubyara wa mama. Buriya Shemu ngiye yahita ko ibishoboka bisa nkahita mbona recommandation. Nubwo hariya hirya nenze, Shemu nampa recommandation ndayijyana Nyarugenge bahite. Niyo mibare y'abantu. Yohana nawe arabara, tima ba mama nababyara, Yesu ndi mukuru we, ninjye wavutse mbere. Arabibara arabitondeka, avuga ati ikindi cya kabiri, maze imyaka 40, ntago bitubwa niba Yohana ageze zana umugore, ibyarinda mu yanjye narabihombye. Niba Yohana niba Samuel uko umwaka utashye nyina amushyira gutwenda, ubwo kwa Yohana bari bambaye style zimeze gute? Zari zikaze, yagomba kugendera ku ifarashi. Abati byarinda manjye narabihombye, abatoke imirimo iragwiriye, nkuyeho no kuba ari mwene wacu ndi mukuru we, kabiri ndi n'umushumba we naramubatije, mwabyumvise, gatatu ndi n'umwigishwa we ndirirwa mbwiriza kubwe, mumubwire ntago yabimenye ko ndi muri gereza. Mushumba, iyi mirimo ya Yohana nyikusanyije nkayikuzanira, naho waba utagira umutima ntiwaba wa mucamanza. Utubaha Imana ntiyubahe n'abantu. Nkavuga nti mushumba, narakubanjirije, ndakuvuga, naretse ibyari ibyanjye. Mbese kumwe babwiye Yesu ngo iyi sinagogi dusengera ni nawe wayitwubakiye. Yesu bati jya kumukiza, rega nubwo ari umuroma, jya kumukiriza umutware. N'ikimenyimenyi akunda b'ubwoko bwacu. Umva ukuntu abantu babara. Bati n'ikimenyimenyi akunda b'ubwoko bwacu, n'iyi sinagogi dusengera niwe wayitwubakiye. Yesu avuga ati reka ngende. Undi nawe ati ntiwirirwa tajya keraho. Haleluya, dukomere Imana yacu amashyi. Ndabigisha amagambo ameze nk'adatuma mufashwa, ariko mukwiye
inzira zose mucamo ntigira amaranga mutima. Kugira ngo sirayagira, yagira si Sodomu yari kuharimbura, iyagira sigira ngo kugiye cyane iba yarabarimbuye. Cy'umutima wayo ushatse gusa ihita igikora. Baraje basanze Yesu biri ava ngo ntiyabwirwaga iby'abana b'abantu, yabagaze ibibarimo bakiza. Ntumbaze niba ibimugari yabihamagayeho byari biri, ibyo bimugo munsi byagize umugisha, cyangwa uyu munsi tukamugiraho natwe umugisha, hakaboneka impamvu ituma umugiraho nawe umugisha. Bakihagera baramubwira ati amakuru, ati yego, ntiyabasubiza ijambo niri na rimwe. Ngo ahita akiza impumyi, hagurutse ibirema, vuga ubutumwa, bati mugende mubwire Yohana ngo umurimo w'Imana urakomeje. Muye mubwenge impumyi zirahumuka, ibipfamatwi birumva, sajemu baraterana, mugatenga baraterana, mugende mubwenge ubutumwa bwiza burakomeje Nyarugenge, ubutumwa bwiza burakomeje mu majyepfo no mu majyaruguru. Ibimuga birakira, kanseri ziragenda, sida zirakira, abadayimoni barahunga, imirimo y'abakene barabwirwa ubutumwa bwiza. Ubwo nibwo butumwa nawe bukugezeho uyu munsi. Nta kintu na kimwe wamushyira imbere. Barakata, mvukunda ateye ubwoba. Bakimara gukata ngo ahita abwira iryo teraniro ngo mubabyawe n'umugore. Mubabyawe niki? Gosheni girima ngo nta kindi cyo kwirata, oya, keretse Yesu wapfuye akazuka. Ntako ntagize. Amen. Ngo bamaze kugenda ahindukirye tena ngo mubabyawe n'umugore. Nta numwe uruta Yohana uretse umuto mu bwami bw'iki bwo mu ijuru, niwe wari wivuze. Ariko mwumve, nta mugati rwose Yohana mwene mama amugati hangane, nyine uriya ni Herode aramwihoreye, murimo w'Imana urakomeje. Ndenya ngo gutangaze ngo ibyo bibazo byawe, ibyo bigeragezo byawe, izo ntambara zawe, murimo w'Imana urakomeje. Murimo w'Imana ugiza gute? Urakomeje. Ubutumwa bwiza bukomeje kugira gute? Kuvugwa. Gabanya amatiku, ahubwo nguka kumenya Imana. Haleluya, haleluya, amen. Unguka kumenya Imana. Arangije Yohana bamuca igihanga, Yesu arituriza. Muri kubitekereza? Dukwiye kunguka kumenya Imana muri iri teraniro. Petero arimo yandika hariya twasomye, abanga ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Nuvuga ngo dukwiye gutunga ubuntu bwa Kristo. Nubwo ubuntu babuhindanyije, ariko ubu buntu avuze ni ubuhe? Nuko twahawe agakiza ku buntu nta kiguzi twishyuye. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yohana 3:16, haleluya, haba ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu umwe namwizere ahita ahabwa ubugingo buhoraho. Ubu mukanya Yesu yiteguye gutanga ikintu bita ubugingo buhoraho muri iri teraniro. Ubu tubatiza gatatu mu mwaka mushumba, yego, ariko ubundi burya ubu tukimara kwigisha wakagumye gutujya muri Yordani ukababatiza. Ku cyumweru basoza ugahita usubira mukongera ukagira gute ukababatiza. Ku wa mbere twasoza ukababatiza, cyangwa se ukavuga uti uyu munsi ku wa mbere, ku wa kane, ku wa gatanu, ku cyumweru tuzahita tubabatiza. Ubundi umuntu iyo yizeye arabatizwa. Ibindi byose bijya ni discipline dushyiraho. Tero yacu tukabya discipline, ntitukabye doctrine. Ndabifuriza gukabya discipline nkeya, Yesu munini ugwiriye muri mwe. Mwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwunguke kumumenya, mugende mumwubahisha imibiri yanyu n'ingeso zanyu n'indimi zanyu
yanyu kurusha kumwubahisha ibi bikanzu nambaye. Mumwubahishe imitima yanyu. Petero arimo yigisha ubutumwa bwiza. Petero ngo yageraga abwira abantu ngo nibakeka bw'abanyamahanga ngo muhindukire mwakire Yesu munakebwe. Pawulo akabatoya, wibahatira ko abayuda ahubwo nibakebwe imitima yabo bareka gukebwa ibyo bambariyeho. Torero ryacu dukebwa cyane ibyo twambariye, ibyo twambaye. Dukunda kwerekana ko turi abantu badepe. Ngiye niyo nyine yo muye n'umugore akanturuka imbere wambaye igikanzu nk'iki, mpita ndeba mu ijosi, nkahita ndeba ku mutwe, nkahita ndeba inzara. Ibyananiye n'abagabo sindamenya kubamenya, ariko ibyo ngibyo ni ubusa gusa. Ahubwo mureke dukebwe imitima yacu, twunguke kumenya Imana. Haleluya. Petero andikira abitorera ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe, bigwire muri twe, tubiheshwa no kumenya Imana na Yesu. Iyo udafite ubu buntu n'amahoro ntuyabona. Iyo udafite ubu buntu nta nubwo wanasinzira. Iyo ufite amahoro urasinzira. Ndashima Yesu ko nagiye ndyama ngasinzira. Ubuntu n'amahoro. Umaze igihe ubuza amahoro, kandi amahoro tubura kenshi twe tuyibuza. Amahoro yawe ntukiyagira. Ubuntu Kristo yaguye ntibukibarizwamo. Iyo wifashe utyo umugabo washatse ntamenya ko wigeze muri Yorodani. Umuryango washatsemo ntiwabira koko nibyo koko bakubereye ibihanda bakubera n'ibindi. Emwe waranageragejwe birenze uko umuntu yabitekereza. Ariko nguko Imana wongera utungaye amahoro ya Kristo. Muri byo ngo amahoro aha abantu be ntarondoreka, ntagira akagero, nutayata nta wayagukuraho. Vuga ngo amen. Haleluya. Ndimo nerekeza ku musozo, aravuga kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose biza n'ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza. Haleluya. No kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe. Ibintu byose biza n'ubugingo, twarabihawe. Ubu se Sharire newe wabanje baratangaje bati kuwa mbere amasengesho. Siko bimeze? Abantu barasenga bumva ijambo ry'Imana. Kuwa kabiri abagore barasenga bumva ijambo ry'Imana. Kuwa mbere nako ku mugoroba abagabo barasenga bumva ijambo ry'Imana. Kuwa kabiri abantu barasenga. Kuwa gatatu urubyiruko. Kuwa kane twebwe. Ejo impinduka. Kuwa gatandatu abaririmbyi mu marepetisiyo n'ibindi. Ku cyumweru n'ibiterane dufite. Ibintu byose biduhesha kumenya iki? Imana. Twarabihawe. Ikindi twahawe kirutaho, twahawe umwami wacu Yesu Kristo. Niwe wabiduhesheje kunguka kumenya Imana, tubiheshwa no gutunga Yesu Kristo. Kuko utamutunga ngo umushobore, abati nzabaho umufasha ariwe Mwuka Wera. Kuko ibintu byose byatuma twunguka kumenya Imana twabihawe. Mukomere Imana amashyi. Nta na kimwe Imana yatwimye. Yasizeho bari abagabo. Uyu mukumbi Imana izawubabaza, izawukubaza pe. Nukuri kose. Umugabo bita Sakindi Vena ajya gutaha nawe yazize impanuka. Yesu ashimwe. Ariko Uwiteka we yari umushumba mwiza. Nta muntu waturutse mu karere ka Bugesera ngo agire gutyo hano. Wabuze Sakindi Venani yarakubatije. Yari umushumba mwiza. Yesu abaho umugisha. Yari umushumba mwiza, ariko yenda gutaha. Ndashaka kuvuga ngo uyu mukumbi umuntu ararota ngo arota ngo igitabo yateguriyemo i Burundi ngo nibakizane. Barakizana. Bavuga icyo yateguriyemo i Nyamata barakizana. Bavuga icyo yateguriyemo i Mwogo barakizana. Bavuga icyo yateguriyemo hari iwanyu ni Irango barakizana. Ngo umuntu avuga ngo ni mu bifunge. Bakambwira batubaye regionali n'ukuri nguko uko duteye.
bati mushumba ubaye regionali twabonye bahamagara igitabo wateguriyemo i Burundi, bahamagara igitabo wateguriyemo i Nyamata, cyo wateguriyemo i Mwogo, bwo bwa mbere abaye mushumba, cyo wateguriyemo Irango, bavango nibabifunge, ubwira kuzamuye ubaye regionali. Tuti kaci kaci kwa kumukunda kumbaragiye imirimo yo mwisigize gute ababaye regionali modokira mugonga ari ku mugoroba atashye mugonga atumye uwo mugore ngo nabuze imodoka i Nyamata, ohereza wa mudiyakoni azane moto azantware moto. Mana we araza kubitana n'abantu ntari buvuge ko bw'umutekano wabo, hura n'umugore wafatiyeho avuga ati umugabo aranyica, hitarabagonga harya ku gahembe, moto izamuka bo bamanuka, ipine hita imuca hano, ntiyasambye ahise apfa. Amen. Dukwiye kunguka kumenya iki? Imana. Yaragiye kubaka, Imana yamubwira ngo kwibaka nzakubakira, ngo kubaka nzakubakira. Ni ibintu byinshi, ariko ibintu byose, imbaraga zose, haleluya, ziduhesha kumenya Imana. Ibyo bintu byose twarabihawe. Yesu, Imana yarabiduhaye. Yaduhaye Yesu, haleluya, yaduhaye Yesu, yaduhaye umwuka wera, yaduhaye abatambyi, yaduhaye n'itorero. Muyikomera amashyi. Amen. Umumama umwe wari w'inshuti yanjye yarambwira ati giye umugabo wanjye aramutse arimbutse yaba yizize, kwako Imana yaduhaye amafaranga. Wabyumvise? Aramutse arimbutse azi amafaranga y'itorero yaba yizize, kuko amafaranga Imana yaraduhaye. N'umukristo uzano kuwa mbere, kuwa kane, kuwa gatanu, ku cyumweru, aramutse arimbutse yaba agize gute? Yaba yizize, kuko ibintu byose twarabihawe. Soze dusengane Imana. Yohana yandikiye abitorero avuga ngo mureke icyo mwumvise kera kigume murimo, mureke icyo mwamenye mbere na mbere kiza kigume murimo. Mugabo itahaba kuki yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye ngo maze ndindire. Bibiliya ifite ukuntu akajambo kamwe yibeshyeho ko yashatse kuvuga ngo kandi Uwiteka azansubiza ku cyo namuganyiye. Gatatu avuga ngo ibyerekanywe naho byatinda ubitegereze ko kuza bizaza. Abantu ntibakibasha gutegereza kuko ntibigeze bunguka kumenya iki? Imana. Turi mu matorero agiye atandukanye, ariko dufite amazina y'amatorero, ariko nyiri torero ntabwo tumutunze. Dutunze amazina y'amatorero dusengeramo cyangwa y'amadini, ariko nyiri torero dukwiye kumutunga. Hari abaririmbyi batigeze bunguka kumenya Imana, hari ababwiriza butumwa babwiriza batigeze bunguka kumenya, hari abantu bashumbye amatorero batigeze bunguka kumenya Imana. Ariko wowe wateranye uyu munsi, nkwifurije kurenga ibyo ngibyo bikugoye. Wowe urisabira gupfa, cyo usaba ntabwo ukize, pfuye warimbuka. Tugiye gusenga, mwegekeho dusenge. Nsubize mikrofone. Tugiye gusenga. Ndakubaza, wamenye Imana? Wamenye iki? Wamenye Imana? Numvise ubuhamya bw'umwana umwe, kandi n'umwana w'umupastor, se n'umushumba, aravuga ngo giye maze imyaka 2 ngewe nakiriye Yesu. Imyaka ingahe? Kandi yavutse iwabo, yarasengewe, yavutse iwari kwa pasteri, arasengerwa, mwana w'umukobwa, ndetse akanaririmba hano, karirimba kanahanga ku giti cye. Abatari kugerwa narimbaga je sinigeze ngewe nkizwa, giye maze imyaka 2 nakiriye Kristo. Utitaye
utitaye ku myaka umaze ugiye muri Yorodani, utitaye ku idini ryawe, ukita ku nzira uri kunyuramo n'intambara zirimo n'ibigoye birimo n'urugamba rurimo n'uburyo urwana nk'uwamenye Imana, urwana nk'umuntu utunze Imana muri wowe. Petero ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu, mutabiheshejwe nuko kuri konti hariho amamiliyoni, mutabiheshejwe n'abagabo beza, mutabiheshejwe n'abakobwa beza, mutabiheshejwe n'ukubera imbaraga. Ukeneye izi imbaraga zihishwa mu Mana. Abantu bakeneye dusenge. Amen, haleluya. Dukwiye kumenya kunguka kumenya iki? Imana. Birashoboka ko ibyo byabereyeho kugira ngo mbabere akabarore, none uri kurizwa n'utuntu twa fake. Imana wayitutse, tinze kuguha umugabo wayitutse, tinze kuguha umwana wayitutse, tinze kukubakira urugo wayitutse, yabuze yitinze wamfanga kwishyura inzu wayitutse, nyiri byondo wamuhindanyije, abantu wabagize abapagani. Muransetsa rero mufite ibigeragezo, mufata n'umukayindi w'abapagane babishyuza amafaranga yabo. N'abapagane gutese Ayubaka waramufashije. Uzi ukuntu banki yari imuhagaze ku mutwe ku bwa credit yari yafashe. Abantu barimo bitotombera Imana mujejuru basengera Imana. Abantu bafite ibigeragezo bituma bitotombera Imana, Yesu abaho umugisha. Mujejuru basengere Imana. Dukwiye kwambikwa imbaraga kwa ko ibintu byose bitanga ubugingo Imana yarabiduhaye, kandi babutangariza iritangazo. Uramutse uhuye n'inkuba nk'iyakubise uwo mwana, nawe nta hantu wajya, wahita urimbuka. Kereke gushyiremo akantu nyine ko kubanzika kweza. Imana ntago ari umuntu. Imana ntimeze nkatwe. Imana yemeye ko Yohana apfa, ikemera ko Mose apfa. Ntabwo ibyo byawe nta kintu biyibwiye, n'utuntu toto. Masezerano aratinze, uzizayasohoza ryari? Imana ibakirire neza. Mutambuke muze hano, ntago muri benshi cyane. Mutambuke muze hano basengera Imana, mbwira Imana ibababarire. Ntagire umuntu ukingura aho ngaho kugira ngo atagira ikintu kiza kubura. Nta muntu wemerewe gusohoka tudasoje gusenga. Imana yitwa Imana imvura yaguye, Imana ikitwa Imana izuba ryavuye, Imana ikitwa Imana umwero w'ibyo kurya wabonetse, Imana ikitwa Imana umwero warumbye, Imana ikitwa Imana ababyeyi babyaye, Imana ikitwa Imana bagumbashye, Imana ikitwa Imana amazu byiza byayafashe bakayasenya bakaguha 30,000. Hiragumye ikitwa Imana. Biyibwira ikize? Nta kintu yabiyibwira. Murimo muza turimo dusenga Imana. Ese wowe uzi Imana? Imana tuvuga urayizi? Wewe wigeze umenya Imana? Wari wajya mu mazi menshi? Wigeze wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe kugira ngo ubwo inzira izabije mu bunyereri, ubwo inzira izabibaye ibihanamanga, ubwo izabijemo amabuye menshi, ubwo bikomeye bizaba bije kuza, azagufata amaboko akuramire. Umuntu utari wabatizwa mu mazi menshi, rambura ikiganza nawe ngusengere. Umuntu utari wabatizwa mu mazi menshi, haguruka mu mwanya wawe nawe, ngwino nawe ngusengera Imana. Nicyo cyatumye Imana inkomeza, nicyo cyatumye Imana inkomeza. Haguruka muhaguruke muze, muhumure muze, mukomere Imana amashyi, mutambuke hano. Oya wisigara, Yesu afite imbaraga. Ngwino nawe mwongeye mukomere Imana amashyi. Nawe ngwino, Yesu ateze amaboko. Uyu munsi Yesu ashaka gutanga ubugingo. Ngwino nawe ucyura ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo nta mwana w'umuntu ubutanga, ni Kristo wenyine ujya utanga ubwo bugingo. Yesu nawe aguha umugisha.
haleluya, 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 haleluya. Nta wundi usigaye ushaka ubu bugingo, ni ubuntu. Ubugingo ni ubuntu, ubugingo ni ubuntu, ubugingo ni ubuntu. Oh haleluya, mwongere mukomere Imana amashyi niburiya aje. Ubugingo ni ubuntu, amaraso ya Yesu yaramenwe kugira ngo tubone ubugingo. Kabiri, maze igihe kinini cyane uri inyuma y'itorero, ariko yarambuye ibiganza. Uyu munsi azaguha imbabazi. Urahari? Urahari? Niba hari nawe rambura ibiganza. Niba nawe uhari rambura ibiganza. Menya ntawe uhari. Imana ishimwe. Abantu baje none ngaho mushyire gutya hejuru rata. Abantu mwikenere ko tuza kubasengera by'umwihariko Yesu akabihera ubugingo. Mushyire hejuru uriya mu mama, ngwino hano mama, ngwino hano wowe uje mu kanya, ngwino hano uze hano hafi wegera abakozi b'Imana hano. Tugiye gusenga Imana. Yego, ipfukamira aho ngaho. Ndaje nze mu kanya turiganirira. Ndagira ngo mbabwire muve ku madiscipline mwebwe mwigireyo. Mwabyumvise neza? Abantu bakwiye gukebwa imitima mbere ko bakebwa ibyo bambariyo. Uwo mutima wakwiriye gukebwa rero. Imana ibaha umugisha. Mushumba baguye mikrofone. Tugiye gusenga Imana. Umuntu wese uri hano upfukamye, akaba apfukamye hano, akaba atari yabatizwa mu mazi menshi, cyangwa ukaba ari we wibatijwemo, ariko kumva ntunakijijwe rwose, ukumva ntugize gute, ntukijijwe rwose, tuhita tujya kuganirira hariya hepfo. Ningiye twijyanira kuko ninjye uraza kubasengera, ariko hano bakomeze izindi gahunda. Mushumba asengera no bantu, kuko aba bantu reba kuno bapfukamya, abo bose batakaje ubugingo kubwo kutamenya Imana. Maze mwunguke kumenya Imana. Mwariye muyishime, mutariye muyishime, mwabyaye muyishime.